Bakunze umushinga TV muraho neza turabasuhuje. Tumaze iminsi dutekereza kubaganirira ku mateka amwe yaranze u Rwanda, ariko cyane cyane ku mateka yaranze RPF cyangwa se FPR Inkotanyi. Amateka rero ya FPR Inkotanyi n'ubundi ntatandukanye cyane n'amateka ya RDF Rwanda Defense Force. Turaza kuyarebaho turebe RPF cyangwa se FPR Inkotanyi mbere y'1990 byari bimeze gute. RDF Rwanda Defense Force ni ingabo z'u Rwanda zaturutse ku ngabo za RPA Rwanda Patriotic Army, zari igisirikare cya RPF Rwanda Patriotic Front. Kugira ngo dusobanukirwe inkomoko ya RDF mbere y'1990 ni ngombwa gusubira mu mateka y'abanyarwanda bahunze igihugu nyuma y'ivangura n'imvururu za politiki zabaye mu Rwanda mu mpera y'1950. Inkomoko y'impunzi z'abanyarwanda 1959 n'1970. Mu 1959 habaye imvururu za politiki n'ivangura zatumye abanyarwanda benshi cyane cyane abatutsi bahunga igihugu. Benshi bahungiye mu bihugu by'abaturanyi birimo Uganda, Burundi, Tanzania na Zaire, ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu myaka yakurikiyeho abana b'impunzi bakuriye muri ibyo bihugu bakomeza kugira icyifuzo cyo kugaruka mu Rwanda. It is easy to see that there were problems because if Rwanda could have refugees, over 1 million refugees outside its country for over 30 years, that is an indication that there was a serious problem, and actually wanted to come back home, and they were refused to come back home by the government. So it was because of that lack of will for the government to solve that problem that some Rwandese refused to remain stateless all over the world and said they must come back home by hook or crook. So mainly that's how RPF was born, and that's how war came about. It's because other means had been exhausted, peaceful means, and there was a lack of a solution. Abanyarwanda mu ntambara ya Uganda y'1981 n'1986. Mu ntambara yo kubohora Uganda iyobowe na Yoweri Museveni hagati y'1981 n'1986, abanyarwanda benshi bari impunzi muri Uganda binjiye mu gisirikare cya National Resistance Army. Muri bo harimo Fred Gisa Rwigema, Paul Kagame, Patrick Karegeya na Kayumba Nyamwasa. Iyo ntambara yarangiye Museveni afashe ubutegetsi mu 1986, maze abanyarwanda bari muri NRA babona uburambe bukomeye mu bya gisirikare n'imiyoborere. Wakembeze wote walioive ni harari warudi wajenge taifa lao. Mu 1947 abanyarwanda bari mu buhungiro bashinze umutwe witwa Rwanda Patriotic Front RPF. Intego nyamukuru yari guharanira uburenganzira bw'impunzi z'abanyarwanda. The issue of national unity in Rwanda, the right of all Banyarwanda to live in Rwanda, as opposed to the issue they always put forward of demography, that the country is very small. We think that is evading the question. Demography and the national right don't fall on the same level. So while they push the demography, we feel that they are actually avoiding the real issue, which is the national right of Banyarwanda. Gushaka uburyo bwo gutaha mu gihugu cyabo no gushyiraho politiki y'ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abanyarwanda.
igisirikare cya RPF cyiswe Rwanda Patriotic Army, abanyarwanda benshi bari baranyuze mu gisirikare cya NRA muri Uganda. Ubuyobozi bwa gisirikare bwayobowe na Fred Gisa Rwigema wari ufite uburambe bukomeye mu bya gisirikare kandi wizerwaga cyane n'abarwanyi. Imyiteguro y'urugamba mbere y'1990 hagati y'1987 n'1990 RPF yakoze imyiteguro ikomeye igamije gutuma impunzi z'abanyarwanda zibona uburenganzira bwo gutaha mu gihugu. Iyi myiteguro yarimo gutoza abasirikare, gutegura ubuyobozi bwa politike, gushaka inkunga n'abafatanyabikorwa ndetse no gutegura uburyo bwo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu. Intangiriro y'urugamba rwo kubohora igihugu yatangiye mu 1990. Iki gihe habaye iki? Bakoze umushinga TV turagira ngo tubaganirire, tubabwire icyabaye ku itariki ya mbere Ukwakira mu 1990. Ku itariki ya mbere Ukwakira mu 1990 ingabo za RPF zatangiye urugamba ziturutse muri Uganda zinjira mu majyaruguru y'u Rwanda. Uru rugamba rwari rugamije gufasha impunzi gutaha no guhindura imiyoborere y'igihugu. Nubwo Fred Gisa Rwigema yapfuye mu minsi ya mbere y'urugamba, urugamba rwakomeje rwayobowe na Paul Kagame. Muri rusange RDF ifite inkomoko mu ngabo za RPF zatangiye gushingwa mu 1987 n'impunzi z'abanyarwanda zari muri Uganda. Mbere y'1990 habaye imyiteguro ya politike n'iya gisirikare yaje gutuma hatangira urugamba rwo kubohora igihugu, tukaba kugeza uyu munsi habiri umunsi wahariwe umunsi w'intwari. Uyu munsi rero ukaba ari umunsi wizihizwa muri gahunda yo kwizihiza umunsi wo kubohora igihugu. Igihugu cyari gifite imiyoborere mibi, imiyoborere y'ivangura. Rero RPF ikaba yaragize uruhare mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ndetse no guhagarika ivangura. Ubu abanyarwanda bakaba babanye nta moko ahari kandi bakaba babanye mu buryo bwo kubaka igihugu, bose basenyera umugozi umwe, aho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ikomeje ingamba na gahunda yo gutuma abanyarwanda babana mu bumwe n'ubwumvikane ndetse no mu gusenyera umugozi umwe mu kubaka igihugu cyababyaye. Bakunze umushinga TV turabashimiye. Ku ngingo itaha tuzabaganirira amateka arambuye y'u Rwanda, turebe u Rwanda rwo hambere bwari bwubatse rute, ubutegetsi bwari bwubatse bute, imirimo yakorwaga mu Rwanda rwo hambere yari iteye ite, n'ibindi byinshi bigamije gutuma abanyarwanda n'abakunzi b'umushinga TV muri rusange basobanukirwa neza amateka y'u Rwanda. Twabashimiye cyane, naho ubutaha.